ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Uwayirege Marie Jose, nkaba ntuye mu murenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu karere ka Gasabo. Nkaba rero nifuje kubasangiza ku buhamya bw'aho Imana yankuye n'ibyo yankoreye kugeza uyu munsi, kandi ndi bubasangirize nanone n'ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye, kuko ni impano Imana yampaye ndi n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego rero ubuhamya bwanjye, Imana yampaye agakiza muri 1997 ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu muri 1997. Yesu yansanze mu bitaro bya Roi Faisal, maze ukwezi muri koma bw'impanuka y'imodoka nari nakoze. Icyo gihe maze ukwezi kose muri koma, niho navuye muri koma mvuga ngo Imana ishimwe kubona ntarimbutse, kuko mbere y'uko nkora accident ntabwo nari nzi Yesu, sinari nzi Imana, ntaga ndi umuntu uri aho ngaho usanzwe udasenga, kwikorera ibyo nishakiye. Ariko aho ngaho muri uko kuva muri koma ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani muri uwo mwaka 1997 nibwo Yesu yansanze ankura muri koma. Muri iyo koma ntacyo nabonye, ntabwo aho nari mazi, ariko abari bankikije mu bitaro nibo bambwiye yuko nyine sinabivugaga, cyokora ngo narahumekaga. Abaganga bakagerageza kumfasha, bantera amaserumu, bapima umuriro, basanga nagize umuriro mwinshi bakawugabanya, ariko mu by'ukuri jyewe ntabwo nari nzi aho narindi. Muri accident rero nari naracitse amagufa y'amaguru abiri, ukuguru kw'imoso kwari kwaracikiye mu kibero, ukuguru kw'indyo kwari kwaracikiye aho bita muri articulation, amagufa yaraturitse nyine aranasohoka. Ubwo rero icyo gihe nari ndi muri koma, abaganga nta kintu bari bagatangira kubasha kunkorera ku bw'ayo magufa yari yaracitse, kandi n'inyama zimwe zari zaracikaguritse. Mbese ari ibintu bikomeye, buryo uwandebaga wese icyo gihe yabonaga ko ntazongera kubaho, yabonaga ko ndi ku munota wa nyuma wo kuva ku isi. Ariko mu by'ukuri igituma njya ntanga buno buhamya, nishingikiriza ku ijambo riri mu gitabo cya Samuel cya mbere. Umukozi w'Imana Ana yaravuze ngo Imana ishyira ikuzimu igakurayo. Ndi umuntu rero guhamya ko Kristo avana ikuzimu akongera akagarura umuntu mu buzima. Aho ngaho rero niho nkangutse mvuye muri koma y'ukwezi, niho nabonye ikimeze nka taburo kimanuka imbere yanjye, cyari cyanditseho ibyaha byanjye byose nakoraga, kandi ibyaha nakoraga cyane byabaga biriho udusaraba twitwa purisi. Icyaha cya mbere nakoraga cyane cyari icyaha cy'ubusinzi. Ikindi cyaha nakoraga cyane cyari icyaha cyo kureba ku moko. Ibyo byaha nibyo byari bifite udusaraba twinshi, ariko n'ibindi byose narabikoraga, cyo kubeshya, kurwana, kugira ngo mbese ibyaha byose narabikoraga, kuko nta Yesu nari nakamenya, nta mbaraga yo kwihana icyaha nari nakabona. Aho rero niho nihannye ibyaha mbisoma. Uwanyihanishaga yari umukecuru nawe wari urwaje umuntu aho ngaho, abonye nkangutse nyine mvuye muri koma, ahita azaranyegera arambwira ngo ninature ibyaha byanjye ngo kugira ngo mbone ubugingo, kuko ibyo kubaho mu buzima busanzwe ntabyo yabonaga, kuko urumva amatako yose yari yarashwanyaguritse. Ubwo rero jyewe ibyo byaha byanjye nabyatuye nyine mbisoma. Jye narabisomaga, byari byandikishijwe amagambo y'inyuguti z'ibyapa asomeka. Aho niho umuhanuzi Yesaya yahanuye aravuga ngo inzira ijya mu ijuru ngo izaba ari iyo kwera no gukiranuka,
ngo kandi umugenzi nubwo yaba ari umuswa ntazayiyoba. Iryo jambo aho mariye gukirizwa nkajya nsoma Bibiliya nararisomye nsanga ni ukuri kuko ibyaha byanjye byari byandikishijwe inyuguti z'ibyapa zisomeka rwose ku buryo utavuga ngo ntabwo wabasha kuzisoma. Aho rero ni uwo mubyeyi yansengeye ansabira Imana imbabazi kubw'ibyaha byanjye, hanyuma aravuga ngo amina. Hari igitangaza rero nabonye cyakoretse kuri uwo munsi, hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane. Ni ukuvuga ngo hari kuri Pasika. Igitangaza rero cyakoretse aho hantu nari ndyamye mu bitaro, usibye izo mu banteraga no kureba ko umuriro temperature yabaye nyinshi bakagenda bangabanyiriza umuriro, ariko ku bisebe ku bikomere nari mfite umubiri wose nta na kimwe bari barigeze bomora, byari byaraboze binuka. Kandi nabo sinabarenganya, nabo babonaga ntari umuntu wo kubaho, bari bategereje hari ko ako kuka gashiramo nyine ubundi hajyaho abandi bajya nyine. Ariko mu by'ukuri nakomeje navuga ngo Uwiteka Imana akiri kuzimu kandi agakurayo. Mu by'ukuri kuzimu ninageze, ariko Yesu Kristo yankuyeyo amagakiza. Uwo munsi rero maze kwihana ibyaha, uwo mukecuru ansengeye, nibwo nahise mbona igitangaza kidasanzwe. Kugeza uyu munsi njya nibaza ngo se uwo muntu yari marayika, yari umuntu usanzwe? Ntabwo nabashije kubisobanukirwa n'uyu munsi, kuko uwo muntu sinongeye kumubona ukundi. Ariko yaraje ari umusirikare ufite amapeti, ufite abeskoti, araza azenguruka sale yari irimo indembe nyine muri Suez Intensive. arazenguruka, yari sale nini irimo ibitanda byinshi. Ageze ku cyanjye arahagarara, ababeskoti bari basigaye ku muryango, arabaza ngo se ngo uyu murwayi ngo amaze igihe kingana gute hano? Uwo mukecuru n'ubundi yari ari hafi yanjye, yahise amubwira ngo amaze ukwezi, ngo kandi uyu munsi nibwo abashije kugaruka mu buzima, ubundi yarara ahantu nyine hacecetse, ntabwo twari tuzi ko yabaho. Ubu rero uyu munsi nibwo akangutse. Urumva kubera ko hari ku munsi wa Pasika, ku ivuriro hari abantu bake, hari abaganga bake babandi baba bari ku izamu nyine, nibwo yahise abaza ngo se ngo umuganga uhari n'umwinde. Yari umudamu bahita bamuzana, none haramubaza ngo none se kubera icyo uyu mubyeyi yabaye gutya, basi ntimunomore ibikomere mukamubona byaraboze byaranutse, ni ukubera iki mutabikoze? Aramubwira ati ntabwo umuganga w'umuspecialist ushinzwe by'abantu bacibutse amagufa ntabwo aramureba, ntabwo rero turahabwa amabwiriza y'ikindi twamukorera. Ati ibyo dushoboye kumukora twebwe turabikora. Uko nibwo uwo mugabo yabwiye uwo mwifimiye, yavuga ati none se uwo muganga yaboneka? Aramubwira ngo yaboneka. Baramushaka rero baramuzana. Kuri uwo munsi bahise banterura kuri icyo gitanda, banjyana muri salle d'operation. Baragenda barabanje banjyana mu cyuma, barangije banjyana no muri ecography. Inda yanjye yari yaratumbye, impyiko y'ibumoso yari yarangiritseho ivira mu nda, akaba ariyo mpamvu inda yari yarabyimbye cyane, yagendaga iva nyine ivira mu nda. Ibyo byose nyine barabitunganya. Kuri uwo munsi banjyana muri hariya muri salle d'ope, barakuraho ibyo byose byaboze. Barangije banshyira ku cyitwa traction, noneho bamvana muri Suez banjyana mu bitaro bita Shiririji. Aho rero nahamaze imyaka 2. Aho muri ibyo bitaro nahamaze imyaka 2. Ubwo banshyize mu byitwa traction nyine, banshyira mu byuma, bashyiraho amabuye
ukuguru kumwe kwariho amabuye y'ibiro 6 n'ukundi kuri amabuye y'ibiro 6. ubwo aho rero nahamaze imyaka 2 abaganga bagenda bagerageza kumfasha mbese muri make namaze mu bitaro imyaka 2, ariko abaganga bagenda bamfasha, ariko mu by'ukuri wabonaga ko harimo imbaraga z'Imana, kuko urumva ko nari mvuye muri Suez transfer maze kwatura ibyaha, ariko ngeze aho ngaho muri Shirije naho haje kuza umudamu, ubu ni umwarimu muri ADEPR ngira ngo harakorera mu Bibare, yitwa Margarita, niwe waje akajya aza kumbwiriza ijambo ry'Imana mu bitaro, akaza akansengera akambwiriza ijambo ry'Imana, mumerera mu Mana nyine ntangira nanjye kumenya gusoma ijambo ry'Imana aho nabaga ndyamye aho ngaho. Rero igihe cyaje kugera abaganga bankorera amaoperasiyo atandukanye, bashyiramo bene ya matije aba arimo imbere mu mubiri, igihe kiza kugera rero baransezerera ndataha nsubira mu rugo, ariko mu by'ukuri mu mavi hari harabaye kare ku buryo hatahinaga, kandi ubuzima nari mbayemo ntabwo n'umuryango nari ndimo ntabwo babashaga gukomeza kumuvura. Kwa muganga basezereye bambwira ko ngomba kujya ngaruka gukora kinesiotherapy, kandi ntabwo byari gukunda kuko sinabashaga kwigenza, byabaga bisaba taxi voiture, ntabwo nari kubona taxi voiture. Ibyo rero niho mvuga ngo Uwiteka ashyira ubuzima agakurayo. Naje gukomereza mu rusengero niho nagiye nkirira mu mava hatakoraga nyine, ntangira kugira ngo mu mavi hagenda habohoka, ntangira kumenya kugenda, amatije akindimo, nkomeza gusenga. Nabatijwe mu mazi menshi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 muri 1998, nibwo nari nkiva mu bitaro nyine ndagenda ku itorero rya ADEPR mu Gatsata, ku mudugudu bita Nyamugari niho nabatirijwe. Icyo gihe babatizaga mu Gakinjiro, hariya kuri ADEPR yo mu mujyi mu Gakinjiro. Ubwo nyine ngo umukristo gutyo menya Imana gutyo, ntangira gusenga, ntangira kuba umukristo nyine, nkajya njya mu nzu y'Imana. Ibindi byose abaganga bari gukora nyuma y'icyo gihe byagiye bikorekera mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri rero ubuhamya nari nifuje gusangiza abantu bari kunyumva, ubwo ngubwo mbabwira ko nshimangira, babwira ko Yesu akiza, Yesu arakiza, Yesu arazura, kandi Yesu ahindura amateka, ahindura imibereho. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihe nabaga ameze nk'umuntu utagira n'aho kuba, ariko nakomeje kubaha Imana, nkomeza gusenga, nkomeza kubana n'abakristo n'abantu b'Imana, nkomeza kumenya gusenga, kwitoza kubana n'Imana. Uyu munsi wa none rero ndi Kinyinya nahaje muri 2005 kwezi kwa 9, Yesu ahampaye inzu yo kubamo, rero niho ndi. Kandi ikindi ntareka kubwira abanyumva, icyo gihe nari narabuze umuryango wanjye kubera jenoside yakorewe abanyarwanda nyine, niho nari naratandukanye n'abana banjye nari mfite 2, ariko muri 2006 Imana imaze kumpaho kuba, nibwo abo bana nabo baje kuboneka. Uyu munsi ndi umubyeyi w'abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Ndashima Imana. Imana yo mu ijuru rero iratabara, irakiza, irasubiza. Uyu munsi wa none ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana mu buryo butandukanye, ndi umuvugabutumwa. Nari nyoboye n'itorero mu majyaruguru, itorero rya PEFA, itorero ryitwa PEFA, niryo uyu munsi nkoreramo umurimo w'Imana. Nkaba nari nyoboye itorero mu murenge wa Yaramba, murenge wa Nyankenya, akagari ka Yaramba, mu karere ka Gicumbi. Ibyo byose byavuye ku Mana, kuko mu mwaka w'2000 Imana yambwiye yuko izankoresha ikama no kuyobora abantu. Rero Imana yagiye ibisoza, nagiye nyobora amakorari, nagiye mfonda n'amakorari nkayabera n'umuyobozi.
by'ukuri rero ubuhamya nari mfite nashaka kubagezaho uyu munsi, ngira ubuhamya bwinshi, ariko uyu munsi ni icyo gice cy'ubwo ngubwo mbahaye by'ukuntu nakijijwe n'ukuntu Imana yankuye mu rupfu ikangarura mu buzima. Uyu munsi ibyo byuma ntabwo nkibifite, ayo matije y'imbere mu mubiri ntabwo nkiyafite. Mu mwaka wa 2024 nibwo Imana yanjyaga insanga mu nzozi ikambwira ngo ninjye kwa muganga bankuremo amatije, kuko ntabwo nzakorera Imana ntagenda neza. Icyo gihe nabaga ngenda mu mabekiye, kugira ngo abaganga babyemere byatwaye umwanya, kuko barambwiraga bati ibyo byuma babigushyizemo kuko amagufa yawe yangiritse kugira ngo ujye ubasha kugenda, none kuki ushaka ko tubigukuramo? Ariko nyine Imana yavuze, icyo yavuze kirakoreka. Abadogiteri bageze nko muri 2 barabyanze, barambwira ati genda rwose ibyo ntibishoboka. Ariko Imana yaje gukoresha undi mudogiteri arabyemera, arambwira ati noneho genda uce mu cyuma barebe ko amagufa yateranye, n'ubundi ibyo byuma bikurimo kugira kubera amagufa yacitse, nidusanga amagufa yarateranye nta ibyo byuma bizaba bikiri kumara mu mubiri wawe, kuko ari Imana rero yari yavuze. Umwaka wa 2024 mu kwezi kwa mbere nibwo nasubiye muri operation babivanamo, ndongera mara hafi nk'ukwezi n'igice mu bitaro. Hanyuma navuye mu bitaro ngenda neza cyane, uyu munsi rwose ngenda neza cyane, nta kibazo mfite, ahamanuka ndahamanuka, azamuka ndazamuka, no gutera intambwe ndihuta. Yesu umugabo ukiza, uvana umuntu mu rupfu akongera akamusubiza mu buzima. Rero ko ndi n'umuvugabutumwa ntabwo nava imbere ya kamera ntasangira abantu ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Rero muri uyu mwanya numvishije naganiza abantu ijambo ry'Imana ivuga ku mpano, kuko abantu benshi basenga baba bumva bashaka impano z'Imana, baba bumva nyine bahabwa impano z'Imana, nyine bakabona uko bakora umurimo by'ukuri. Ariko mu by'ukuri n'ubundi Imana iyo yaguhamagaye ikagutoranya ikavuga ngo ugomba kunkorera uyu murimo, nimba ari umurimo wo gusenga iraguha impano z'abanyamasengesho, niba ari umurimo w'ivugabutumwa iraguha impano z'umuvugabutumwa, igiguha ijambo, iguhe n'ubusobanuro, umenye no gusobanurira abantu ijambo ry'Imana. Abo bantu rero baba bakeneye impano cyangwa se bazifuza cyangwa banazitekerezaho, numvishira ari ryo jambo mfite kugira ngo turiganire. Umuntu wese amenye yuko niba ashaka impano amenye icyo gukora kugira ngo abone izo mpano z'Imana, kandi abashe kumenya kuzikoresha. Impano z'Imana ni ibikoresho Imana iguha. N'ubundi ubusaba wajya mu murima adatwaye isuka, no mu murimo w'Imana rero kugira ngo ujye mu murimo w'Imana, Imana iguha ibikoresho byo gukoresha uwo murimo w'Imana ikoherejemo. Niba ikubwiye ngo jya mu baririmbyi, iraguha ijwi ryiza ryo kuririmba, iguhe wenda n'impano zo guhimba, hanyuma ube muri korali uririmbe uhimbire korali. Niba ikohereje mu ivugabutumwa iraguha ijambo umenye no kurisobanura. Nimba ikubwiye ngo umunyamasengesho iraguha impano z'amayerekwa, z'uburondozi, z'ubuhanuzi, kugira ngo muri ayo masengesho, muri uwo murimo w'amanyamasengesho nyine uwukore neza. Imana ihabwe icyubahiro. Reka rero turebe iryo jambo. Ni ijambo riri mu Bami Yesu ashimwe cyane. Numvise iryo jambo ryo riri ku mutima wanjye, numva niryo nshaka kubaganirira, kugira ngo umuntu wumva yari afite ikibazo cy'impano cyangwa se yibazaga uburyo ki yazibona se abashe gusobanukirwa. Kandi rwose ndumva turi bugirane ibihe byiza mu minota mike itari myinshi ngiye kumarana namwe muri iri jambo ry'Imana. Katubaze turirebe, riri mu Bami, mu gitabo cy'Abami. Turebe muri Bibiliya igitabo cy'Abami ba kabiri
igice cya 6 turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Haravuga ngo abana b'abahanuzi babwira Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubera hato, noneho turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese akureho igiti twiyubakiraho kuba. Arabemerera ati nimugende. Umwe muri bo aravuga ati ndakwinginze mera kujyana n'abagaragu bawe. Aramusubiza ati ye ndaje. Nuko barajyana, bageze kuri Yorodani batema ibiti. Umwe muri bagitema igiti intore zirakukirwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja kuko yari intirano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati iguye he? Arahamwereka. Ahera akatema igiti agitera mu mazi, intore zirareremba. Aramubwira ati yisingire. Arambura ukuboko arayisingira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenga Imana, kuko ijambo ry'Imana risobanurwa n'umwuka, ntabwo ijambo ry'Imana risobanuzwa mbese ubushake bw'umuntu. Niyo mpamvu tugiye kubanza tukiyegereza Imana kugira ngo umwuka w'Imana abashe kudusobanurira n'abanteze amatwi, abazakurikirana iyi video cyangwa se ubuhamya n'iri jambo bazabashe gusobanukirwa. Umwuka w'Imana azabashe kubigisha no kubisobanurira, nanjye ndaribasobanurira uko umwuka yari impaye. Reka twubahe Imana dusenge. Nyakubahwa mwami wacu Yesu Kristo, uracyari umwami w'abami, uracyari y'Imana. N'uyu munsi ntujya uhinduka. Ijambo ryawe riratubwira ngo uko wari uri kera ukiza mu isi kuhakorera imirimo n'ibitangaza, n'uyu munsi wasubiye mu ijuru. Uracyabana nabo wahamagaye, uracyabana nabo watoranije kugukorera umurimo mwami. Muri uyu mwanya rero turakwiyegereje. Muri uyu mwanya turasabye ngo umwuka wera w'Imana aganze, kandi turasabye ngo umwuka wera w'Imana aganze ku bantu bose bazumva buno buhamya, bazumvira ijambo, bazagera aho bakurwa kandi bagira ahandi bagera mu buryo bw'umwuka. Urakoze nyakubahwa, urakoze kuko wanyemereye kuboneka imbere y'iyi kamera kugira ngo nsangize abanyarwanda yenda n'abandi bari hanze y'u Rwanda uburyo uri Imana itabara, uri Imana izura igasubiza umuntu mu buzima kandi byagaragaraga ko yarapfuye. Ndetse mwami uri n'Imana itanga impano, ugatanga n'ububasha n'ubushobozi mu bo wahamagaye. Izina ryawe nirihimbazwe. Byambaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo riravugwamo abana b'abahanuzi, kandi riravugwamo n'umukozi w'Imana witwa Elisa, kandi haravugwamo n'uburyo ki aba bana b'abahanuzi nabo bari bafite ikibazo, ariko kuko bari bagize umugisha wo kubona uyu mukozi w'Imana Elisa, babashije kumubwira ibyifuzo bari bafite. Arangije nawe ababera igisubizo. Uko niko natwe tubayeho muri buno buzima. Niyo mpamvu mvuga ati ntihakagire umuntu wihererana ikibazo. Nimba urwaye, shaka abantu b'Imana bagusengere, kandi Imana yatanze bene izo mpano zo gusengera abarwayi. Nanjye uri hano, Imana yampaye impano yo gusengera abarwayi. Imana yampaye impano yo gusengera abarwayi. Imana yampaye gukorera abantu deliverance nkoresheje ijambo ry'Imana, abari baboshywe bakabohoka. Imana yampaye impano yo gusengera abantu barwaye abadayimoni, abo badayimoni bakavamo mu izina rya Yesu. Rero ntihakagire umuntu wihererana ikintu cy'ikibazo. Kandi Imana yampaye n'ubujyanama bwo kugira abantu inama nkoresheje ijambo ry'Imana. Naranabyigiye, mbifitiye igitabo, mbifite diplome yo mu rwego rwa masters mu buryo bwa theology. Nizemo gukanseringa abantu cyangwa se ubujyanama bugendanye n'ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Iri jambo rero uyu mukozi w'Imana Elisa, impamvu aba bana b'abahanuzi bamwiyambaje, haleluya, bari bamaze kubona ko Elisa afite impano z'Imana, akomoye ku mukozi wundi babanaga witwaga Eliya.
icyambere na mbere uyu yari yaranize n'ubundi n'amashuri y'ubuhanuzi, yariza muri Yerusalemu habaga amashuri y'ubuhanuzi. Abana rero b'abahanuzi ari aba bana b'abahanuzi ayo mashuri bari bayize. Hanyuma rero n'uyu nguyu umukozi w'Imana Elisa nawe amashuri yari yarayize. Niyo mpamvu kwiga nabyo ari byiza kandi ari ngombwa. Yari yarize ayo mashuri y'ubuhanuzi, biba ngombwa rero yuko kubw'ubuhamya bari bamubonanye, kubw'ubuhamya bari babonye uburyo ki yagendanye na Eliya akageza ku munsi atandukanwa nawe. Aba bana b'abahanuzi bari babibonye, barabibonaga. Uko iyo somye hano muri aba bami ba kabiri ibice bibiri, tuhabona ukuntu Eliya yazamuwe mu ijuru akagendana na Elisa, yari umugaragu we bakoranaga babanaga. Birangira Eliya azamuwe mu gihugu cyo mu ijuru, ariko Elisa asigarana impano zose Eliya yari afite, bitewe n'uko Elisa yumviye Imana. Elisa ajya kubana na Eliya akamubera umugaragu, bakajya bagendana bagakorana umurimo w'Imana. Byavuye kuko umukozi w'Imana Eliya yari amaze gucoka, yamaze kunanirwa, yari yarwanya intambara nyinshi. Yari yishe abahanuzi ba Bali n'Abashera 850. Arangije umwami witwa Ahabu yari afite umugore witwa Yezebeli, ararakara cyane kuko ibyo bigirwamana byari iby'uwo mugore Yezebeli. Yezebeli rero abonye ko Eliya yishe ibigirwamana n'abatambyi babyo, abonye yuko Eliya amukoreye ibintu bibi, kubwe nyine yashaka ko Imana ze zikomeza gusugira muri Isirayeli. Ariko Eliya yari umuhanuzi wahamagariwe kugira ngo yerekane Imana nyakuri ikwiye gusenga. Hanyuma rero Eliya yarageze mu gihe cyo kwiheba no kwiganyira. Ubwo yumvishe inkuru z'uko umwamikazi yashyizeho abantu bo kumuhiga ngo bamwice, nibwo yatangiye kwiganyira avuga ati ninjye nsigaye jyenyine, abahanuzi bose barabishe. Umwami Ahabu yari yarisha abahanuzi b'Imana, ati none ninjye nsigaye jyenyine, ati none nanjye dore barashaka kumwica. Hanyuma Imana ibonye ko Eliya amaze kumera nk'ucika intege, niyo mpamvu bene data mwirinde gucika intege, mwirinde gusubira inyuma. Kuko iyo usubiye inyuma ugacika intege mu murimo w'Imana, bishobora gutuma utaha, bishobora gutuma Imana igucyura, kuko ibibona yuko utagihagaze, utagishikamye uhamye Imana uyikorere. Nibwo rero yamubwiye ngo noneho ngo Elisa ngo noneho ngo genda utegura umuntu uzasigara ari umwami asimbura Ahabu, ugenda unategure uzasiga mu cyimbo cyawe nk'umuhanuzi. Eliya nibwo yagiye asanga Elisa we yari arimo ahinga mu mirima ye. Ibyo byose ndi kubabwira mwabisoma hano mu gice cya kabiri cy'abami ba kabiri. Niho ayo makuru yose ari, uko Eliya yishe abahanuzi ba Bali, uko yazamutse mu ijuru, uko yasigiye izo mpano zose yari afite akazisigira Elisa, ndetse n'Imana ikagenda imwongera izindi. Ku ijambo ry'Imana tuvuga ko Elisa yakoze ibitangaza biruta ibya Eliya, kandi yabaye umukozi w'Imana w'imbaraga. Hanyuma rero aba bana b'abahanuzi bari baramuburiye icyo gihe, bakamubwira bati, bakagenda bahagarara hitegeye bakamureba, bakamubwira ati shobuja agiye kugukurwa. Ariko Elisa nawe kuko yari abizi akavuga ati nimuceceke nanjye ndabizi. Bazamutse ahantu batandukanye. Hano muri iki gice cya kabiri harabivuga neza uburyo ki Eliya ajya gutandukana na Elisa byagenze. Barabanje Eliya aramubwira ati sigara hano Beteli, ariko Elisa aramubwira ati nkurahije Uwiteka uhoraho ntabwo nsigara Beteli. Arongera amubwira ati sigara Yeriko. Undi aramubwira ati reka ntabwo byakunda, nanjye turakomeza tugendane, ndi umugaragu wawe, turakorana umurimo, ntabwo wansiga jyenyine. Bagiye bagenda ahantu henshi cyane, bagera rero aho bita kuri Yorodani. Aho ngaho niho igitangaza gikomeye cyabereye. Aba bana bahanuzi bakavuga ngo umukozi w'Imana yari yagiye kugukurwaho.
nakavuga ati ni muceceke nanjye David. Ikintu rero ubutumwa bwiza bwa hano bushatse kuvuga ngo higira ikintu kigusigaza, higira ikintu kigukura ku Mana, higira ikintu kiguca intege ngo gitumureka Imana, gitumureka umurimo w'Imana. Usanga abantu benshi nabonye mu buzima bwanjye uko nagiye mbona abantu benshi bacika intege, nagiye mbona ibintu byinshi biciye abantu intege. Akenshi abantu bacibwa intege n'ubuzima. Umuntu akabona ari gukena, ari kubona ari gukora byanze, agacika intege akavuga ati Imana nkorera nanjye nkaba ntakira nk'abandi, nkaba nafatisha akazi nk'abandi, ugasanga ibyo bimuciye intege. Ariko ndashaka kukubwira nk'uko uyu muntu w'Imana Elisa yavuze ati sinsigara, wisigazwa n'ubukene, wisigazwa n'inzara, wisigazwa n'uko abantu bakuvuze, wisigazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. We komera, ukomere ku Mana, ukomeze ukorere Imana, ukomeze wubahe Imana, ukomeze uyikurikire ku manywa na nijoro. Imana igira neza, Imana iratabara. Aha kuri Yorodani Eliya ubwe noneho yageze aramubwira ati noneho rero hano niho hanyuma tugiye gutandukanye rwose, ntabwo turi bukomezanye ngo byemere, aturasigara. Ariko ati noneho nsaba icyo ushaka. Aramubwira ati ndashaka imigabano 2 ikurimo kuyinsigira. Eliya aramubwira ngo numbona nkigukurwaho ngo nibwo iyo migabane usabye ngo kuko njyewe icyo kirakomeye, ntabwo ari njyewe wakigukorera. Barangije Eliya afata umwitero yari yambaye ngo awukubita mu ruzi rwa Yorodani. Ntabwo bari bazi profonderi y'urwo ruzi, ariko yakubisemo umwitero we ruratandukana, haboneka inzira bacamo bajya hakurya. Babana b'abahanuzi bari ku musozi baravuga ngo Elisa we ngo shobuja agiye kugukurwaho, ko mwambukanye Yorodani, wowe uri bugaruke gute ko shobuja mutari bugarukane? Eliya aravuga ati nimuceceke nanjye ndabizi. Eliya yaramaze kubwira Elisa ngo amutumbire, ngo namubona kimukurwaho ibyo yamusabye arabihawe. Ngo mu kujya kuzamurwa kwa Eliya ngo hahushye umuyaga mwinshi utumura ibintu byinshi cyane. Ngo ariko Elisa arakomeza aratumbira kugeza igihe Eliya yazamuriwe muri rw'Serwakira. Elisa agakomeza akamureba, ngo ageze hejuru ngo arekura wa mwitero we uraza. Elisa arawutora asubirayo. Rero aha rero asubiyeyo nawe yageze kuri rwa ruzi rwa Yorodani, arangije nakubitamo wa mwitero yasigaranye wa Eliya, uruzi rongera ruratandukana na warambu. Ageze hakurya rero ni haho ubutumwa bugeze kuri kino gice cya 6. Aba bana b'abahanuzi baratangaye, baravuga ati burya Elisa yari afite ibanga. Eliya yaragiye kandi waragarutse, kandi n'impano zose yazisigaranye. Haleluya! Imana yo mu ijuru ntabwo icyubahiro. Aha rero niho ngiye kubasobanurira, niho ngiye gusobanura ijambo ry'Imana. Nari basomeye ariko ntacyo twanarisumiramo. Abo ngo bukiye abana b'abahanuzi babwire Elisa bati dore aho tuba imbere yawe hatubereye hato, noneho turakwinginze katujye kuri Yorodani, reka tujye kuri Yorodani dutemeye ibiti, hanyuma twiyubakire aho kuba. Elisa nawe arabemerera, barajyana. Bageze kuri Yorodani batema ibiti, umwe muri bo agitema igiti, intore zirakukirwa mu mazi. Intore zirakukirwa mu mazi. Arataka ati mbonye ishyano databuja, kuko yari impingano. Uwo muntu w'Imana aramubaza ati guye he? Arahamwereka, ahera aketema igiti agitera mu mazi. Intore zirareremba, aramubwira ati yisingire, arambura ukuboko arayisingira. Imana iguhane umugisha. Imporezo rero ni Imana. Nababwiye ngo ngiye kubasobanura iby'Imana n'uburyo ki umuntu azibona, cyangwa se n'uburyo ki ushobora kuzitakaza ariko ukagira gute ukazigaruza, kongera ukazigaruza. Urabona uyu mwana w'umuhanuzi yaravuze ati ngize ibibazo kuko iyi mporezo yari intirano, none itakaye mu mazi, ndabigenza. Ariko kuko yari ari kumwe n'umuntu w'Imana
kandi ufite impano zishoboka zo kugira ngo amugarurire ya mpano ye yari itakaye, byabaye ngombwa ko amubaza atese ateguye neza, arahamwereka, maze kuhamwereka rero ayakuramo. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye amakuru ya Elisa ko yari yaruze amashuri 4 y'ubuhanuzi, yateguraga rero abandi bahanuzi bazakora ikindi gihe. Yesu ashimwe cyane. Elisa yari umuhanuzi kandi yari yarize amashuri 4 y'ubuhanuzi, yateguraga rero abandi bahanuzi bazakora mu kindi gihe. Natwe rero mu murimo w'Imana niyo mpamvu dutegekwa, nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ubushake, tubitegekwa n'itegeko ry'Imana. Tugomba gutoza abandi bazasigara mu murimo mu gihe natwe tuzaba twashoje urugendo. Eliya yatoje Elisa, none dore Elisa nawe asigaye atoza abandi. Yesu ashimwe cyane. Ayo mashuri rero yatozaga yari yarize kugira ngo ajye atoza urundi rubyiruko ruzakora mu gihe azaba nawe yaravuye mu isi. Ni ukuvuga ngo ayo mashuri yabaga ahantu hageze muri habiri muri Yerusalemu. Amashuri amwe yabagaho bita Beteli, andi yabagaho bitaga Gilugali. Abarangizaga muri iryo shuri bitwaga abana b'abahanuzi. Bivuze ngo n'aba bana b'abahanuzi ayo mashuri bari barayizemo. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu leta yacu ari leta nziza cyane, iri kuvuga ati abantu bakorera Imana mu madini atandukanye, mu matora atandukanye, nibige. Kuko urabona ko no mu gihe cya mbere, mu gihe cya Isirayeli, n'ubundi hari amashuri abantu bakorera Imana bagomba kuba barize. Yesu nashimwe cyane. Impamvu rero bitwaga abana b'abahanuzi, babigishaga kumva ijwi ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ushobora gukorera Imana utumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Ntabwo wakorera Imana utumva ijwi ry'Imana. Gukorera Imana bisaba kumva ijwi ry'Imana, ukamenya ko Imana iguhamagaye, ukamenya icyo Imana ikubwiye, ukamenya aho Imana ikubwiye kujya, ukamenya icyo Imana ikubwiye gukora. Ntabwo umurimo w'Imana ari ibintu abantu bagenda nk'abatazi aho bajya. Umurimo w'Imana ni umurimo ufite gahunda, ni umurimo wateguwe na Yesu Kristo umwami wacu, kandi ni umurimo uzasoza, ukagira igihe uzasozerezwa. Hari indirimbo ivuga ngo abakozi bose bazataha nibamara kugira gute gusarura ibisaruro, ngo kandi umwami wabo azabahemba. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero nababwiye ngo muri iryo shuri ry'ubuhanuzi wigaga kumva ijwi ry'Imana, kuko Imana y'urungano. Ni ukuvuga ngo ubu turi gukorera Imana, murabona ko dukuze, ariko inyuma yanjye ngomba gutoza abandi bakiri batoya kugira ngo nabo bazasigare muri uyu murimo, nabo bazavuga ijambo ry'Imana, bazatanga ubuhamya bw'Imana yakoze. Kuko Imana inezezwa nuko dutanga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Kuko iby'Imana ikora ntabwo ibikora kugira ngo tubyigumanire twenyine. Ubaka kanya kwa buriya buhamya natanze, hari umuntu wenda uri mu bitaro waracitse igufa, wenda ry'akaguru, wenda se ry'akaboko. Niyumva buno buhamya azizera, nawe avuga ati iyateranije amaguru y'uriya mubyeyi numvishije kuri kamera, nanjye reka nizere Imana izayateranya. Yesu ashimwe cyane. Cyo gituma Imana idusaba gutambutsa ubuhamya bw'iby'Imana yakoze, kuko hari abandi baba bakiri inyuma bashobora gufashwa n'ubwo buhamya bakagira aho bava, bakagira ahandi bagera. Hanyuma rero mbabwiye ko iri shuri ry'ubuhanuzi ryigishaga abantu kugira ngo bamenye kumva ijwi ry'Imana. Hanyuma rero ikindi bigishwaga uburyo bamenya inzozi, bakamenya no kuzisobanura, iyerekwa cyangwa se n'izindi mpano zitandukanye. Kuko uyu munsi wa none dufite ikibazo mu misengere, dufite ikibazo mu kubwiriza ubutumwa, dufite ikibazo. Ariko ibyo byose
bizajya bikemurwa n'impano y'Imana yitwa kurobanura imyuka. Yesu ashimwe cyane. Hari ukuntu Imana itanga impano yo kumenya kurobanura imyuka, ukarobanura umwuka w'Imana n'utari uw'Imana. Atari ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo Satani yatoba umurimo w'Imana akawinjizamo ibindi bintu bitari byo. Ariko kuko haba hari impano zo kurobanura imyuka, umuntu yavuga ariko atavugishwa n'umwuka w'Imana, uwahawe iyo mpano yo kurobanura imyuka aramumenya. Ariko udafite iyo mpano ntabwo ushobora kubimenya. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero ikindi, Elisa yari afite inzozi.